ibintu bakuru bajyana ibintu bibari akundi reka we ninje wazanye tugasangira ibintu bwage n'umwihariko focus Jennifer nako ndipire watubije ko amaze kunguka anyura twumva nirindazi je irindazi ririmo amata none ntabwo nakubeye utangiye kwiga ndagwavo kanje ukahita koko Ese umuntu arira avoka aho ngaho uri gucuruza n'amandazi gushaka amandazi yanjye satura amandazi ubu ngubu ni kuri yeri nini uta ntabwo udavuga ngo uriza kumutuburira abimva avoka akunda haza reka gucuruza imyenda nkaza gucuruza amandazi ngo n'urindazi ryanjye rufite umwihariko ukomeye ariko rwamose rufite umwihariko ukomeye ajya namukiri ufite w'imyenda ra mwenda sana ukuri ko Imana abonzi bose narayibibiye ndayibazana Rega ubuzima bugera uvuga gucanga urabitanze rega uriya mugore wa Mukamana ngiye kuzajya kumureba ejo bundi ako mama Jada afite voka ziryoshye kuko niwe naziranguyeho akagenda abonye akorera kamabuye mu muguriro ziranaryoshye kabisa ubu ugiye kujya ubyirira ntabwo ari ukubyirira ni uko nyine nari nko uhaye mayoneze n'umucuruzi mugenzi uziranye nk'umwenda wo kwambara njyewe se watugurishaho imyenda afite abakiriya ko babuze mwana tubigenze ko kamanze n'icyo cyangaze sha buriya rero hano hantu twahakwamye cyane igendere ibibazo byinshi ibihe gutwita kandi ndanwite ntabwo papa w'umwana nyine ntabwo ari umusore ni umugabo wubatse urugo rw'abandi urumva no mu rugo benda kunyirukana nyine ibibazo biranyishe ko numva ari irabo nese umuntu wayiguteye n'uwe ni umugabo nyine wubatse urugo rw'abandi nanjye ubwo ngubwo urumva nyine ibibazo byambaye byinshi mu rugo nabo bamereye nabi kankubaze urifata ukaryamana n'umuntu wubatse usika afite urugo gusa azagutunga none se shaho nawe ko abagabo b'iyi minsi bazi nese wajya utetana n'abasore mani yaranshutse nyine gusa yaguhaye iki ko mbona yakwangirije n'ubuzima reba ukuntu umaze kuba waracutiye warakushutse mbese niba ari inda yaguteye n'ibintu by'ibiheri nyine mbere nabi ibibazo urumva agenda kunyica ndagira ngo ugire inama nyine nese ndarayemera ariko kuba yemera se urugo rw'abandi urumva nese afite abana bangahe afite abana 3 n'umugore aranashaje arakuze arashaje nyine ariko afite amafaranga nyine ni umukire nese kankubaze nese kubona n'ubundi ubuzima bw'iki gihe ari hatari aho kugira ngo ujye kubana n'umuntu wubatse nese urakeka ni mu bana uzaba urusha iki se umugore wa mbere afite mani none se mbigire nako no mu rugo nyine bagiye bashaka kunyirukana nese ndufite ifite igihe kingana amezi nka 3 wayikuyemo se ntabwo nakuramo umwana wanjye pe none se ubwo uzaguma muri ubwo buzima kugeza ryari nanjye ubu sinzi nyine byancanze shanya inama nakujyana ukuyikuramo kuko shamana ubuzima bwanjye buragoye buraruhije gutwita uzwi no gutwita bisubiza inyuma ndabizi nyine ariko ndaza kubimuganirizaho numve nyine uyu si n'ibintu umuganiriza ni umugabo arubatse afite umugore n'abana 3 nese ukeka ko umwana wawe amukeneye nanjye nyine ubu ngubu urumva ibibazo byambaye ibibazo uzi umuntu wubatse ufite abana 3 mani nta santima z'abana bafite nazo byibuze basi wenda buri umuntu ufite umwana umwe 2 akarenze 2 shamani barirabu pe abana 3 muri Kigali bitishyiraho n'uwawe wa 4 azaga kwishyurira inzu yishyura niyo umugore wabamo
aguhahira aguha iposho nuramugora amuha iposho ukenera igitenge nawe akimuha umwana bazamugurira imyenda n'uwe wayimugurira azagera aho akurambirwe n'undi asubire kuri wa mugore we wa mbere ubwo si iyo mibare uzaba ufite uratekereza n'inde muntu uzaguha akazi mani wetse uruhinja shaho yanagunda yanjye nayivamo pengeye gushaka nyine icyo nkora nanjye kuko ntabwo nyine nakura umwana wanjye cyane ko ari nawe wa mbere sha nyine n'ubundi duhuye nayo nivire kwa muganga hano haruguru kanigendera ubwo ngubwo ndumva inama yanjye wanze kuyumva ubwo tuzasubira bayi sawa buriya rero urumva hari umuntu wari wambwiye unze kumushyira bimeze bigeze unze kumushyira abazungu zahera dore wewe rero urumva wenda mbona icyo n'agakabutura kagukwiye bakabonye none ngiye kamubwiza ukuri dore mfite voka hano kwiga gusa dore wacha utagira umuntu ijana cyo wayatora siri kuncuruza sinzamura ibiciro ratari izindi hazi rimwe n'ijana ni desi oyiga irindi ryanjye sanga ririmo ritarimo amata tombora ndari gusubiza ririmo na tombora ni amata reba reba nino pantaro uramutse yambaye oya ibi ngibi ni ibyaye buriya rero kujya umuntu ase neza urumva nuko wowe mbabwira urumva buriya kujya wowe ntago waryo utambaye zoza wambara neza voka yose utayivuze aho yavuka nge ntabwo mfite ino voka yanjye ntabwo ari mwene voka bavuga iyi ni voka idasanzwe yiribwa n'abantu batari ndagwasiye nka naye cyangwa yembe iyo dushyira aha ngaha usanga atari voka n'uyimanye ukayiryaho ndagwasiye nka cyangwa yembe senkani mani fasha senkani fasha kuko ndi kumva amaduta dukeya amata makenya se ubwo duta duke nta kinyarwanda uno muntu ntabwo azi n'ikinyarwanda bavuga uduta duke cyangwa bavuga ako kapana sibyo none sureba nkawe ufite umuntu utereta mu cyaro zanyenda zishaka fasha kanu kaposhe sibyo ndwa kubwo ko n'umuntu umusaza nari bifata ino poshe aswaje bakanyira amafaranga mbese rero man nge ntembereka ko nta komandazi yaryo reba ino poshe do reba none ko ufite n'imfundiko nini byahita bihurira z'abakobwa na cyo pana z'abakobwa zimera gute nako umukiri ipana z'abakobwa no mutemunzana izo hip hop zanyu uzi pana amafanda guha ndagwa amafanga 500 wayeme cyane uyeme wanjije mwana mu televide ndumva afite umugore twone n'ubumvikane urumva no pana rugiye ku mihumbi 20 cyane nutakimba 20 amafaranga igihe umuntu yakorera ariko uramanga ayanyuma yawe nangaye ayanyuma ndaguha ni igihumbi urayemera cyane uyemera niyo nari mfite nzi kuri nangarura senye arajya he reba we abantu biyahura batabizi kaga kabuturanyerekaga ngambwira agapana n'inoti ya 2 inoti ya 2 nanjye kandi akagura kambikira kano ngakubiki kambikira ndakagura ndikumva mudashaka kugurisha reka nigire Yesu uramangaye ngo uyu nguyu imite nkamwe uramangaye we waritse nkigurira imyenda kari uramangaye icyatano cyanjye urakima irindi amatimba nashyizemo natari make kugira ngo tukwite bifango ubita amafaranga icyatano ute wijyanye dore unguka nagukwiye igihumbi muciriringa kaka n'umuntu yambara hajya ari mu rugo mpereza igihumbi wowe kwakajya no muri siporo no gukina umupira byose kuyimuhaye urabona imyenda wayibuze si tuzajyana kurangura ni igihumbi sha igihumbi mani n'inzoga n'uyu mwishyura icyatanu kiwe biraba icyatanu si cya namugarurira ariko ko mbona we bindi hazijyana mveshe bibeshe kare wumvikana usigare mucira yanjye nayabonye yamen leta nyamene ko imana nahita nkumena umutwe nahita nkumena wese ndakwishura umfashe ubu sana mimi ubukomeka kwishure inzoga yanjye yashize bura niyo mpamvu ngiye akagwe muri wese kubinda amabyifu ani ibihombo by'abantu imbesire man none se kandi kantu rero wagakoze siri kuvuga ko afite umugore n'abana indi nama nakakugiriye ugiye kugenda iwe uteze faya kwanza urabanza umuganirize umubwire uti ugomba kunshakira inzu habamo n'umwana ntwite akajya kuzanira iposho buri munsi byanarimba akajya ataha iwawe kabiri mu cyumweru niwe akataha kabiri mukanganya
uri umugore we ugiye kumubyarira urumva nabyanga sasi uzagenda iwe utezeyo akavuyo yaba umugore we yaba abana be nabyanga inzu muzayibanemo ahubwo iyo nama ni iyo nama ako kantu ni sawa ugomba kubigenza ubwo ngubwo atabyemera uzagenda utezeyo faya ushaka wahagenda ugafata televiziyo ukarumenagura wahagenda ukamusohoramo umugore ukarwinjiramo ahubwo iyo nama kandi ndakubwiza ukuri ibyo bintu ntubikore wallahi arakwishyurira inzu uretse ko n'inzu z'i Kigali nyine zihenze sinzira make Kigali 20,000 agomba kuyishyura ku itegeko bina bwiza iyo nama ni ndaje mu kanya mite mu magara none usanga n'umuntu mani waguteye inda ari umuntu ukuze kabara dafatika to gatubona ari nirabo ubwo rero ngomba kubigenza gutyo nyine mbwiye nyine ni hatara ariko nyine ugomba kubyakira ukamenyera ubuzima bwo hanze ngaha nyine ukamenya ko wabaye umubyeyi ugiye kwakira ese ubundi umuntu waguteye inda abinari nyine abinaha ariko ibyo nyine tubyorera inama ubundi se n'ubundi ntabwo nyine nafata umukubwira none se kamubaye uriya muntu rero nyine ubikwa mukoto iki telefone se iyi ngiyi akiramo 10 oya nangahe ndumva ngushaka ndumva ewan aka kabara gafite akabyaza umusaruro no munsi none ipana nambaye oya ushaka iki bino tugende we jahe bino cyangwa tugere iki ntabwo nyine murazanyara nese uyu nguyu wamumenye oya nise ngombwa kugira ngo namenye oya nta n'impamvu nese nabamuze ahubwo sinkuzi nubwa mbere ku muhanda musa nkaho mwaje kureba abagabo waje kureba abagabo se umuntu wese wahagaze ku muhanda baje kwigera andebera inombwa oya uri kubona turi kwigurisha oya shamva muri ntabwo umuntu wese wahagaze ku muhanda aba yaje muri so urabona wagura mwese mwamwaje kugira gute ku muhanda nyine urabona wowe wagura umuntu utangaye imodoka se ufite mbwira ngahe utangaye oya mbwira ngahe nkwishyura shayo wama ndafite wangu urayafite ndafite amafaranga ngenda yafite cyangwa ngegera nawe ntabwo wanjye hejuru none se murashaka abagabo bameze nta bagabo dukeneye hano none se mwaje ku muhanda ngo turi kwitera story ngagenda genda ntabwo twicuruza cyase nange imbwa nkahura nazo toka ko abantu b'i Kigali bose bagoswe abantu bose babaye kimwe ubu ngubu bazayabuse reka turekane ibaza umuntu ari kwicuruza umuhanda naho ubundi se nibagiye no kukubaza ubundi wowe wari umeze twagiye mu byanjye ibyawe tukabyibagirwa ndashima Imana n'abantu bake nyine ubwo umeze neza nabi ubundi gahunda niyo ni uko nanjye ngomba kubigenza ugomba kubigenza uko kuko nta ngomba kujyayo nariya mavubi kuko mani ubuzima bw'iki gihe ni hatari ntabwo arankira ni ukujyayo nariya mavubi nta mani natanabyemera ugenda mu gipangu ukuremo imyenda wambara ubusa niko bimeze twe imyenda yo nawe yakisa wakambara ubusa kandi ducuruza imyenda dore ino myenda ntabwo ibara amandazi tombora arimo tombora nta muntu warya atambaye iki kirimo kirazana byose turabigura ipantaro urambe 22 ubu kano gapira wagashimye ngako ni original urumva none ubundi biba byiza iyo ufite umugabo nangahe kano gapira iyo utujyanye ari tubiri nibwo tugwa voka dore voka we dore voka ni umutsima no kunoza kurisha ibanga asoma batse ngo batangicururiza wakabanyije amatiku uri guhiga amatiku nanjye nashaka kuyahiga mfite umuryango nanjye ndawufite amafaranga si byumva wewe ufunze umudomo nta muntu warya atambaye uriko ibi byose mushyira ngaho cyana abundi bari danje bari hatari somaho ndabona bari gusoma wice cyane amba ndi gusomaho gake ariko ibibazo ni ibibazo ibibazo ni hatari kwa mugabo ntabwo byoroshye hari wowe warashatse reka imyaka 90 itaruzuye namari nkaje tarama rwamagana wiki ni imyaka 90 kanakumi bimeze bitese imyaka 90 komera no kumva umusozi umukecuru wiki 90 nase ndashaka ntazuza imyaka y'ubukure cyakora ni hatari yewe ngo bigeze cyane danje mwebwe mwarubatse se babimeze bite
nkubwira iki banza ujyeyo nzakubwira uvuyeyo ko nta muntu uravayo wabwira ngo bimeze neza cyangwa se bimeze nabi ukakubwira ngo nawe ujyeyo nzakubwira nawe uvuyeyo reka nzakubwira ibyo ari oya mbwira ukuntu biba bimeze nyine nanjye nzajye mu bintu nzi yatari yadanje ubona bikaze se bimeze bite jya usoma uzi ikibazo nawe nacyo se urabizi ko nyine mfite umugore ndabizi nyine n'ubundi hari undi nateye inda ariko amereye nabi iyi minsi se muri iyi minsi amaze iminsi anahamagara nuko telefone ngeraho nkanayijugunya nk'iyi minsi namuteye inda ubwo uzabatunga gute ari babiri ni isereri gutunga abagore babiri ni hatari muri iki gihe gahege we ntabwo biba byoroshye ubu se abagore babiri uzabatunga bishobokera ceceka kuvuga ngo uri umugore atuwe ni sitanje ko ndeba iyi si isigaye ari hatari n'ubu n'aka kanya yahamagara yewe ako se uko ntahamagaye shaka arahamagaye ntabariwe oya da ni wa wundi wa mbere cyangwa ni uwa kabiri ni uwa kabiri abagore babiri urabigenza utera ndazibambwa nzerekeza ariko ndaje nkugire inama shaka aro ni sawa amakuru ni meza ndaho ndashima Imana uri hahandi reka nze ntacyo reka nze tubonane ntare sawa merci gahege wewe ni wa mugore wa kabiri we abasore azerekeza he none hashaka ko iyi se none isigaye ari danje no gutunga umwe ko bisigaye ari danje areba nk'ubu nanjye ubuzima burangura kandi rubona ntawe ngira noneho ngaho reba wowe ugize babiri tukabuhura uriko madame arimo arimo atakumva ashaka umva ariko birakaze kamurebe ndabona ari sereye ngaho agenda ibyo ngibyo agenda hari bibi byose wazi ibyo mwana wawe wacukunze kuri niba nimo ndije cyangwa ukajyana ibyo birindazi byawe cyangwa wese uvuga ngo urangure oya mureke ndamugurira oya ndakugurira ndakugurira sheri ndakugurira tangiye kumwita sheri wawe none umugurisha ibyo byayi byawe uyu mupira uramihumbi 7 kubyo no parano ituma 4,000 uwo ngo ni 10,000 amana wanyariye mu nzu ufite inote y'icumi ibihumbi 10 mutafata ya make yanyu make yanyu mugiye kumpa inote y'ibihumbi nari nakubwiye harya 20 na bingana 25 ibihumbi 15 urabifata uretse 15 uzi oya nimba utamaye 20 na kimwe ntabwo biza kuva n'ubundi amafaranga nayabonye uruko muri kugura ibyo uyu muntu aba yibyanuye mu bipangu we kamafaranga umva se amafaranga yanyu mu mananga yagiye ngumite mfite kode reka mfite kode zana mwe 5 ariko nyigurane na yayindi shira mu 15 bishira kuri kode ndakubwira kode shiraho wasazi ubu ndajyanje kwirirwa nirukanka igihugu cyose amandazi ni make none ukuntu bimeze ibindazi rimwe ni desi na turuwasa nayavuga ariko turuwasa nayavuga aya mandazi we yayamennye hasi ahita yongera yatora agaryoshye yayamennye ahita yongera yatora avoka yo none itombora arimo tomboramo mw'imbere shiramo kode urangishira ngahe ni senyisa zone irindazi ushumye avoka ushumye amenye umenze urakoze cyane umva guno twahagire tubabanze b'amafaranga yawe yepfo kuba yo nabonye ari aya ngahe shira kuri kode amani ivoka iraryoshye wariyeho umva se zana n'uyu nguyu aragura amani nawe uragura karindwi 14 Devoka zirivasi 3 shiraho ibyo 15 njya kwirirwa mbungana imyenda habaye ikisi we nago ufite umwana nago umugabo kano gapana wakamushira cyangwa uzi mutara namubona wazakamuha wamushatse bino ni ibya yabayibye wambaye no myenda ugasanga baramufasha cyo wayibaye hano harimo na voka nyinshi nago wabibonye
byaje ayo myenda umuguze nimuyambara bakabafata ba nyirayo. ayo mandazi uriye mu kanya ushobora kwisanga uri mu bitaro nabikubwira ngo biraryoshye nta bintu biryoha nk'ibitari mu burozi tugenda uburozi noneho buraryoha uyu nguyu yabushizemo maze ndamuzi uzasubira sheri nyine ubikore kuriya. none si ibibazo nakubwiye ko tuganiraho urabyibuka? Okay, ndabyibuka ajya gutwiga. Yego ndatwiga. Siko ko naguteye utabeshya. Warayine no turi kubona ari nde wundi wayine. Nyine tubizi ko mfite umugore se. Kuba mufite ndabizi ariko nanone ugomba gushaka umuti w'ikibazo urabona biragenda bite? Aryo bondo ubwo duheruka ryari. Duherukana ryari se uko nkeneye ntabwo umpamagara tukabonana? Nese ubwo iyo nda ifite iminsi ngaha? Amezi 3. Harya manye ku itariki zingahera. Ariko nyamuneka ikosa utazakora nukuza mwaruriya rugo. Nawe nunkorera ibyo nshaka ntabwo nzahaza. Nutankorera ibyo nshaka se ntabwo nzaza. Oya nzanisize n'insenda ahubwo. Hajemo n'ibyo urusenda se kandi ubwo uzazana n'inzembe. Nunkorera ibyo nshaka ntabwo nzahaza. Namuna ntuzazane n'inzembe rwose. Nzazana. Ariko nutankorera ibyo nshaka. Njye nawe. Ese ubwo wowe kuvuze ngo namezi angahe ubwo se ushaka imyenda y'umwana ubwo? Ushaka imyenda y'umwana? Kankodeshereza inzu cyangwa kunshakira aho. Ibyo gukodesha nyamuna wabyihore. Ugomba kunshakira aho. Ibyo gukodesha wabyihore. Ugomba kunshakira aho mba mu rugo baranyirukanye naho kuba mfite. Ukumva? Nese bakwirukanye ryari? N'ibyo kurya ugomba kubinshakira. N'ibyo kurya? Hakazamo n'inzu n'ibyo kurya? Arama mahoro da. Gutera indubwo nabishinguka. Mutabika kuba mu rugo rwawe n'umugore wawe. Nyamuna ndakwihanije utazakora ikosa ryo guhinguka hari. Kuko mfite nawe nishyano. Ntabwo bindeba nunkorera ushaka inzu ushaka imyenda y'umwana ushaka ibiki n'ibyo kurya byose. Gusa ushaka imifuka y'umuceri ngaha. Icya mbere nuko inzara itazanyica. Buri munsi nese we ntabwo uzakora. Icya mbere nuko nzakora gute nwita umwana wawe? Nzakora gute nwita? Abatwite se ntabwo bakora. Ibyo nge ntabwo bindeba nutabikora nzaza mu rugo iwawe. Mu rugo ndahakwiyamye icyo mu rugo cyo ugicaho umurongo. Icyo mubwiye cyo nanjye nuko ugomba gukora ibyo nagusabye. Nubikora sinzahaza. Nzabikora kandi amafaranga yabuze wa muntu. Ibyo ntabwo bindeba nzahaza tubane. Abo nayiterera nk'ikikuku. Nzahaza tubane tujya dusangira ibyo muriye. Ibyo ko bana ariko wabyihoreye. Wabyihoreye rero ugomba gukemura ibyanjye nanjye bigakemuka. Ubwo ntacyo reka nzajye kuri banki ubwo ngubwo njye kurutira ubwo turavugana kuri phone. Kandi ugomba kurara utashya aho kuba nonaha iri joro. Ngo iki? Utashaka ndaza. Niwo mwanzuro none? Cyane. Sawa. Sawa. Turaza kuvuga.